Amazina ye yitwa Muyombo Thomas, yamenyekanye nka Tom Close mu muziki wo mu Rwanda, ndetse nta n'uwashidikanya cyangwa se ngo abice ku ruhande umuntu aramutse avuze ko ari umwe mu nkingi za mwamba z'uyu muziki, dore ko ari umwe mu bahanzi bagaragaye cyane mu mpinduramatwara ya muzika nyarwanda ubwo yari iri kuva mu buryo bwa gakondo, cyangwa se iyo benshi bari bamenyereye nk'injyana zo hambere zikoresheje ibicurangisho gakondo ndetse zirimbye no mu buryo bwa gakondo, noneho bijya mu njyana zigezweho. Ntekereza ko Tom Close abenshi bamuzi nk'umwe mu bahanzi bagize uruhare cyane mu kiragano gishya cya muzika nyarwanda, ndetse akaba ari n'umwe mu bahanzi nk'uko ari mu batangiriye iki kiragano gishya, akaba ari n'umwe mu bagiye bigwizaho ibihembo bitandukanye ndetse n'utundi duhigo dutandukanye, kuko umuziki bwo wari uri kwaguka haba mu bigendanye no guhanga ndetse n'ibitaramo. Uyu mugabo yari ahari, abenshi bamwibuka ubwo yegukanaga igihembo cya Primus Guma Guma Superstar season yacyo ya mbere. Akaba ari n'umwe mu bahanzi bagize uruhare cyangwa se bafashe iya mbere mu gukorana indirimbo n'abahanzi bakomeye bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko iki gihe cyamuhesheje amahirwe yo gukorana indirimbo na Sean Kingston. Akaba ari n'umwe mu bahanzi bagize amahirwe yo kuba barakoreye indirimbo hanze y'u Rwanda bwa mbere mu buryo bw'amashusho. Ntekereza ko Tom Close abenshi ni izina bafata nk'izina rikomeye cyane mu muziki nyarwanda, ariko nanone umuntu atakwirengagiza kuvuga ko nubwo bwose afite utwo duhigo ndetse n'ibyo bigwi byo kuba ari umwe mu batangije icyo nakwita impinduramatwara muri muzika nyarwanda, ariko uyu munsi wa none uwamushyira mu cyiciro cy'abahanzi bakanyujijeho ariko bakeneye guhabwa icyo cyubahiro ntiyababeshye, kubera ko mu bahanzi uyu munsi wa none bagaragara haba mu bigendanye no gukora cyane, haba mu bigendanye no kuba bafite abakunzi benshi. Ntekereza ko uyu munsi wa none imyidagaduro nyarwanda Tom Close atayigaragaramo cyane bitewe n'izindi nshingano agiye afite ku ruhande zitarebana cyane n'imyidagaduro cyangwa se zitarebana na muzika nyarwanda. Uyu munsi wa none rero icyo tugiye kugarukaho ni igitaramo Tom Close yari yateganyije, ariko kuri ubu ngubu kikaba cyaramaze gusubikwa, nubwo Tom Close yagaragaje ko cyasubitswe kubera imyiteguro yari itaratungana, cyangwa se imyiteguro bigendanye n'igihe yagombaga gukorera igitaramo. Yagaragaje ko hari hakiri byinshi byo gutegura, ariko igihe cyo gukora igitaramo kikaba cyarageze atari yasoza iyi myiteguro, ndetse akaba yaranavuze ko yamaramaje ko nta kindi gitaramo kizabaho gisimbura iki ngiki. Rero ni igitaramo yari yateguye hari mu rwego yari yakise igitaramo cyo guca agasuzuguro k'umuhanzikazi Tems wo mu gihugu cya Nigeria wagombaga gukorera igitaramo mu Rwanda. Uyu muhanzikazi rero yagombaga gukorera igitaramo muri PK Arena. Ni igitaramo cyari giteganyijwe tariki 22 Werurwe uyu mwaka wa 2025, ni ukuvuga ngo mu cyumweru gitaha iki gitaramo cyari kuzaba kibera hano mu mujyi wa Kigali, ndetse iki gitaramo n'amatike yacyo yari yamaze kujya hanze, amwe yanatangiye kugurwa. Gusa ku itariki 30 Mutarama 2025 nibwo uyu muhanzikazi yaje gutungurana rero abinyujije ku rukuta rwe rwa X, yanditse ko igitaramo cyari kubera i Kigali gisubitswe kubera amakimbirane y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibingibi rero bikaba byarabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Kongo yari hanganishije ihuriro ry'ingabo za FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo, aho bari bahanganye n'umutwe wa M23. Abenshi murabyibuka ni cya gihe intambara yari imeze nabi hariya mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ahangaha ikaba yari iri kubera hano hafi y'u Rwanda mu mujyi wa Goma. Uyu muhanzikazi rero yifashishije urubuga rwa X yaranditse ati, mu minsi yashize namamaje igitaramo cyanjye mu Rwanda, sinari nzi ko hari amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo, sinigeze nifuza kugaragara nka ntibindeba ku byerekeye ibibera mu isi, ndetse nsabye imbabazi nimba byarageze kuri urwo rwego. Muri make nta makuru nari mfite ku biri kuba. Uyu muhanzi rero nyuma yo gutangaza aya magambo, abenshi mu banyarwanda bari bakunze ibihangano bye, cyane ko ari n'umwe mu bahanzikazi bagezweho kuri ubu ngubu kuri uyu mugabane wa Afurika, bahise bagaragaza kutishimira ubu buryo bwo gusubika igitaramo. Ariko noneho ntabwo icyabarakaje cyane ari ugusubika igitaramo, ahubwo icyabarakaje ni uko yari ari guhuza imvugo na bamwe mu bo mu bihugu byo hanze bakomeje gufata iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo bakagihuza n'u Rwanda. Ibi rero bikaba byaratumye abakunzi b'imyidagaduro bo mu Rwanda bagaragaza kutishima, ndetse bahita bakirira hejuru ubutumwa bw'uyu muhanzikazi. Umwe rero mu bafite ijambo navuga ngo cyangwa se mu bakurikirwa cyane muri uyu muziki, Tom Close nawe akaba
yarahise agira reaction. Nibwo yanditse rero nawe abinyujije kuri X nkaho Thames n'ubundi yari yabinyujije ku itariki 31, ni ukuvuga ngo ni umunsi umwe gusa nyuma yuko uyu mukobwa yari amaze gutanga ubu butumwa. Ahangaha rero nibwo ku itariki 31 Tom Close nawe yasabye abantu banyuranye kumushyigikira mu gitaramo yise icyo guca agasuzuguro k'uyu muhanzikazi. Ni ibintu rero nabyo byongereye kwakirirwa hejuru n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaza ko bashyigikiye Tom Close muri iki gitaramo. Ariko icyo abantu bibajije nyuma yuko Tom Close agaragaje ko agiye gutegura icyo gitaramo, ni igitaramo abantu batangiye kwibaza bavuga bati ese Tom Close mu by'ukuri n'aba bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ntiwaba ari wa muheto ushuka umwambi bitari bujyane iki gitaramo Tom Close agiye gutegura muri iyi minsi, muri aya mezi yo mu kwezi kwa gatatu. Ni amezi benshi mu bahanzi bateguramo ibitaramo bigengesereye. Ikindi Tom Close rikaba ritari izina navuga ngo muri iyi minsi riri guhitinga cyane, abandi ariko bakavuga ko Tom Close ashobora kuba yari yakoresheje ubu buryo nk'umuhanzi nawe ufite ibyo yari ari gukora ashaka kugaruka muri muzika y'ubu ngubu, kubera ko ubu ngubu yamaze no kubashyira hanze indirimbo ari kumwe na Bulldog, ari gutegura iyindi album nayo izajya hanze mu minsi ya vuba. Abakoresha imbuga nkoranyambaga rero cyane ubwo abakurikirana iby'imyidagaduro nibwo batangiye kwibaza nimba uyu muhanzi ataba ari strategy afashe yo kugira ngo arusheho kongera kuvugwa cyane mu matwi y'abantu, ibyo benshi kuri ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga bita gutwika. Abantu rero bakagaragaza ko bamushyigikiye mu mitegurire y'icyo gitaramo, ariko ngira ngo abantu kuri ubu ngubu mu Rwanda bamaze gusobanukirwa inzu iberamo ibitaramo yitwa BK Arena, bamaze kumenya ubushobozi iriya nzu isaba kugira ngo umuntu ayiteguriremo igitaramo uyu muhanzikazi yateganya gukorera mu Rwanda. Amatike yacyo yari yanamaze kujya ku isoko, amwe muri yo yari yanatangiye no kugurishwa, cyane ko ari igitaramo n'ubundi cyari kibaye ariko kiri mu ruhererekane rw'ibitaramo n'ubundi uyu muhanzikazi yari ari guteganya gukorera, kubera ko n'ubundi yari afite ikindi gitaramo yagombaga gukorera muri Afurika y'Epfo cyagomba kuba ku itariki 20, agakurikizaho ikindi gitaramo yagombaga gukorera muri Nigeria, icyo yagombaga gukorera muri Ghana ndetse n'icyo yagombaga gukorera muri Kenya. Ibi byose rwari uruhererekane rw'ibitaramo. Ibi bitaramo rero bikaba n'ubundi byari biri mu mujyo wo kugira ngo uyu mukobwa akomeze kugenda amenyekanisha album ye hirya no hino ku isi. Ahangaha rero uyu muhanzikazi nyuma y'uko iki gitaramo gisubitswe, Tom Close agafata uyu murongo wo gutegura ikindi gitaramo. Bamwe mu bagaragaje ko bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga bagerageje gusubiza ubutumwa yari yanditse avuga ati abumva ko twacaka agasuzuguro tukikorera igitaramo kigizwe n'abahanzi b'abanyarwanda muri BK Arena kuri iyi tariki, mu bigaragaze muri comment, retweet ndetse na likes twagiye. Ahangaha rero Tom Close yari yateguye ko ku itariki 22 Werurwe hariya muri BK Arena ubwo bari kuzaba bategereje icyo gitaramo cy'uyu muhanzikazi, ahubwo ko noneho bazabasha kubona abahanzi nyarwanda. Ahangaha rero niho benshi batangiye kwibaza uyu muhanzikazi kuba yasubitse igitaramo, bagatangira kwibaza aho byaba bihuriye n'icyo Tom Close yise agasuzuguro, kubera ko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuhanzi asubika igitaramo yagombaga kugirira mu gihugu runaka. Ahangaha rero bamwe mu bagaragaje ko bakurikiye ubutumwa bwa Tom Close harimo Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ni Dr. Utumatwishima Abdallah. Ahangaha rero yagaragaje ko iki gitaramo kidakwiye gufatwa nk'icyo guca agasuzuguro, ahubwo ko kigoye kuba igitaramo cyo gufasha abantu kumenya ukuri kw'ibiri kuba. Mu butumwa bwe Honorable Minister yaravuze ati abahanzi b'abanyamahanga bagiye bagwa mu mitego y'ibihuha ku bibazo by'intambara imaze iminsi mu karere. Mu gukomeza gutegura iki gitaramo mushyiremo korohera inshuti zacu z'abahanzi bo mu mahanga, abenshi nta makuru bafite, ntitubahutaze, dukomeze tube imfura mu gusobanura ukuri kwacu. Ahangaha rero nibwo noneho Minister yabaye nk'usubiza ibyo benshi bibaza kuba umuhanzikazi wo muri Nigeria yagira imyumvire itariyo kubiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bakibaza impamvu uyu muhanzi yabihuje n'icyo yise agasuzuguro, mu gihe bigaragara ko uyu muhanzikazi usanzwe n'ubundi yibera mu bya muzika n'impuguke muri politike cyangwa se n'abakurikirana ibya politike umunsi ku munsi, nabo baracyafite amakuru y'ibihuha ku bibera
mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse umunsi ku munsi u Rwanda rukomeza no gutanga ubutumwa haba ku bihugu by'amahanga haba ku miryango mpuzamahanga kugira ngo abantu bakomeze gusobanukirwa nyirizina ukuri kw'ibibera muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Ahangaha rero minisita akaba asa n'uwari ukebuye Tom Close, ahubwo agashyira umucyo ku gitekerezo Tom Close yari afite, ahubwo ko kitagakwiye kwitwa igitaramo cyo guca agasuzuguro, ahubwo ko gikwiye kuba igitaramo cyo gusobanura nyirizina, cyo gusobanurira isi ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ahangaha rero nibwo nyuma yaho Tom Close yakomeje gutangaza ko akomeje imyiteguro y'iki gitaramo, ariko noneho nyuma y'ahangaha ku munsi wo kuwa kabiri muri iki cyumweru turimo nibwo Tom Close yatangarije igitangazamakuru Inyarwanda ko yasubitse iki gitaramo kandi ko adateganya no kugisubukura. Tom Close aravuga ati gusubika igitaramo ni impamvu z'igihe cyabaye gito, ubwo ndavuga igihe cyo kwitegura. Akomeza avuga ko ari igitaramo cyamaze gusubikwa, avuga ko gusa bishoboka ko nta n'indi gahunda yo kugisubukura izabaho mu gusubukura iki gitaramo. Ahangaha rero niho abenshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bahise bongera guhindukira Tom Close, noneho batangira kumutera umugongo. Aribyo twibazaga ngo ese abakoresha imbuga nkoranyambaga kuri Tom Close mu gutegura iki gitaramo ntibaba barabaye wa mwambi ushuka umuheto bitari bujyane, cyane ko ugiye ku bigendanye n'ibiciro, icyo abakurikirana ibigendanye n'imyidagaduro cyangwa se abari kwitabira iki gitaramo icyo bari gukora cyonyine kwari ukugura amatike bakitabira. Tugendeye ku bitaramo bimaze igihe biba, haba ibizamo abahanzi b'Abanyarwanda cyangwa byateguwe n'abahanzi b'Abanyarwanda ndetse n'ibitumirwamo abahanzi b'abanyamahanga, kuri ubu ngubu igiciro cyo gutegura igitaramo muri BK Arena abantu barabizi uko imibare ihagaze. Imibare twifashishije imibare ikinyamakuru Nyarwanda cyagerageje gukora kigenekereje, cyasanze iki gitaramo cyarashoboraga guhagarara amafaranga akabakaba miliyoni hafi 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Ahangaha abantu bakibaza ngo rero Tom Close abafatanyabikorwa ni igitaramo cyari kije gisa nkaho gitunguranye, kije mu matariki navuga ngo atamenyerewe cyane gutegurwamo ibitaramo. Ese igihe Tom Close yari afite amezi atageze kuri 2 cyari igihe gihagije cyo kuba yashatse abafatanyabikorwa, cyane ko ari igitaramo nawe ubwe imvugo yacyo cyangwa se inyito yari yagihaye ari inyito byari bigoye no kuba wayisobanurira umufatanyabikorwa kugira ngo ayumve. Icyo ngicyo ni kimwe. Abantu bakongera bakibaza ngo ese koko Tom Close wari umaze iminsi afite byinshi ahugiyemo, ni Tom Close uri ku rwego rwo kuba yategura igitaramo muri BK Arena ndetse akacyita icyo guca agasuzuguro ku muhanzikazi bigaragara ko adafite amakuru ahagije kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nitunabivuga ntitwirengagize ko ari umuhanzikazi ufite izina riremereye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Ni umwe mu bahanzikazi kuri ubu ngubu baherutse gutwara Grammy Awards zigera kuri 2 ziheruka. Ahangaha rero bikagaragaza ko benshi mu bari baguze amatike yo kuza kureba igitaramo cy'uyu mukobwa birashoboka ko bashobora kuba ari abantu batari hafi cyane y'umuziki nyarwanda. Tumaze kumenyera ko abahanzi bari kuturuka hanze y'u Rwanda bakaza gukora ibitaramo byabo mu Rwanda, abenshi mu bari kwitabira izi concert zabo hari kuzamo abaturutse mu bihugu duturanye. Ese ukibaza ngo abahanzi nyarwanda nibaramuka bagiye muri iyo BK Arena, kunzi b'imyidagaduro mu bihugu duturanye ntibabashe kwitabira iki gitaramo bizagenda bite? Ko n'abanyarwanda tumaze kubona ko abahanzi nyarwanda muri BK Arena badakunze guhirwa no gukorera muri iriya nzu, ko bishobora umugabo bigasiba undi, binagendanye nuko hamaze igihe n'ubundi abategura ibitaramo barira ko iriya nzu igiciro cyayo gihagaze hejuru. Kuri ubu ngubu rero icyakomeje kugarukwaho na benshi ku mbuga nkoranyambaga nuko batangiye noneho guhindukirana Tom Close bavuga ati igitaramo wateguye wari wakize cyo guca agasuzuguro, none birangiye ari wowe usuzuguritse bitewe nuko yari ameze nk'uwinjiye mu ihangana ryeruye hagati ye n'uwo muhanzikazi. Ariko birangiye Tom Close igihe gitaramo kitabaye, ibyo yateganyaga gukora bitabaye, cyane ko abahanzi nyarwanda tugendanye na standard bamaze kugeraho nabo biragoye ko wabafata ngo bajyane gutyo uri umuntu ku giti cyawe udafite abaterankunga bakomeye ngo ubona yo kubahemba nurangiza ubashe no gukavaringa ibindi byose iriya nyubako ya BK Arena isabwa. Abandi ariko bakavuga ati birashoboka ko Tom Close nk'uko twabivuze mu ntangiriro yari yabikoze ari guteguza
album ye ari guteguza zimwe mu ndirimbo agiye kugenda ashyira hanze, nk'uko tumaze igihe tubibona ku bandi bahanzi nyarwanda. Abantu bakibaza ngo ese ibi ngibi ntibyaba ari bya bindi byo gukina n'amarangamutima y'abakoresha imbuga nkoranyambaga, cyangwa se ibyo benshi bakunze kwita prank, aho bashobora gutegura ikintu runaka ari ukugira ngo izina rikomeze ribe riri kuvugwa muri iyo minsi bitewe n'igikorwa runaka ari gutegura imbere, bityo bitewe n'ibiri kuvugwa bishobore kuba byafasha umuhanzi kugira ngo ibihangano agiye gushyira hanze cyangwa izindi projet agiye gukora zibe zabona audience, cyangwa se azazikore ariko akiri kuvugwa mu matwi y'abantu. Cyane ko ari Tom Close byari bigoye ko comeback yari igoye bitewe n'igihe amaze atari muri uyu muziki, bitewe na generation ziri hanze ahangaha, umuvuduko zifite muri muzika. Kuba Tom Close yabifatanya n'izindi nshingano n'ubundi asanzwe afite, abantu babonaga ko ari Tom Close ushobora kutazoroherwa n'ibi bintu. Ngayo nguko ku igitaramo cyo guca agasuzuguro ka Tems birangiye, Tom Close abantu ku mbuga nkoranyambaga abari bamushyigikiye bwa mbere aribo bari kumutera umugongo, bagaragaza ko Tom Close yateguye igitaramo ari uguca agasuzuguro, ahubwo bikaba birangiye ari we usuzuguritse. Ndetse bamwe bakaba batari no gutinya kuvuga ko Tom Close ibingibi bashobora kuba yarabikoze ari prank nk'uko n'abandi bahanzi babikora, ndetse bamwe bakaba banagaragajwe no gutenguhwa n'umuntu nka Tom Close ko bari we wategura igikorwa nk'iki ngiki.